Cryptocurrency hari abantu benshi mujya mwibaza imikorere ya cryptocurrency. Hano ngo cryptocurrency ni ifaranga koranabuhanga, ni ifaranga ryaje mu mwaka wa 2009, ni ifaranga ryaje rije gusimbura amafaranga yarasanzwe gukoresha gusa. Ngira ngo ntago ryasimbuye nkuko n'ubundi dusanzwe dukoresha amafaranga asanzwe. Murabizi ko ndi mu migendere y'amafaranga, uburyo amafaranga aza cyangwa se uburyo amafaranga yaje. Murabizi ko habanje ibintu bijyanye no kucuruza, umuntu akaba yaguhereza amashaza ukamuha ibishyimbo, umuntu akaba yaguhereza ibijumba ukamuha ibirayi. Ibyo nibyo twita barter trade. Haje no kuza n'ibyo twita precious metal. Ngira ngo ivuyeho precious metal haje ibyo twakwita nka paper note. Haza kubaho uburyo bwo kuba habaho gusinya urupapuro, rukarusinyiho rugahabwa agaciro, then umuntu akaba yafata rwa rupapuro akaba yaruhahisha. Ibi nibyo byaje kuba developed, banki zigenda zikora ibyo bita paper note. Ariko mu 2009 witwa Satoshi Nakamoto yakoze ifaranga koranabuhanga rikoresha mudasobwa, rikoreshwa kuri mudasobwa cyangwa telefone ngendanwa, ku buryo umuntu ashobora kohereza undi atarinze afata igiceri mu ntoki ngo kimwohereze cyangwa za cyishyure. Ibi rero ni ibintu bikorwa hifashishijwe ibyo twita blockchain. Blockchain rero niyo technology, ni wangu blockchain wumve ko ni technology nyine ifasha abantu kuba bakoherezanya ama cryptocurrency. Iyo tuvuze crypto wumve nyine ifaranga koranabuhanga, ariko bura crypto ririmo uburyo bwinshi butandukanye, kuko hari izo twita amacoin. Ubundi coin ni ifaranga ryamaze kujya ku isoko, ni wangu iyo baryise coin yari ifaranga ryamaze kujya ku isoko. Iyo rikiri token riba ari ifaranga ritarajya ku isoko, rikiri muri process. Ni wangu akenshi rero ama crypto usanga ari amacoin. Kwikuta rero ifaranga rya mbere ryagiye ahagaragara ni ifaranga rya Bitcoin, ryagiye mu mwaka wa 2009, rikozwe nyine na Satoshi Nakamoto, kuko ryaje rifite agaciro kari kuri 0, ariko nyuma y'igihe gitoya riza kuzamuka, ubu rigeze ku $100 by'amadolari, arenga miliyoni 100 z'amanyarwanda. Ni ifaranga nyine rifite agaciro, ni ifaranga ngo iyo tuvuze ko arenga miliyoni 100, hakozwe Bitcoin zirenga miliyoni 20. Iyo tuvuze rero zirenga miliyoni 20 mu ruganda rwa cryptocurrency, tuvuga ko ari total supply. Total supply rero ni ingano za crypto cyangwa se za Bitcoin ziri mu bantu bose ku isi yose. Ngo Bitcoin ahantu rero itandukanye n'amafaranga asanzwe. Nk'ubu ngubu mfashe idolari abarivunja ndi mu Rwanda nkajya muri Amerika, ntabwo idolari nasanga ryahindaguritse cyane, ariko nshobora kugura Bitcoin ndi mu Rwanda wenda nkagura ku $100, nagera muri Amerika ngasanga Bitcoin igeze ku 90. Ubwo ikintu nabonye guhaha niba cyari gifite agaciro ku $100 ntabwo nkigihashye. Bivuze ko muri cryptocurrency habamo ibyo bita volatility. Ni wango rero biterwa na cryptocurrency uhorodinze cyangwa se ufite. Nka Bitcoin ni crypto ihindagurika, ariko buriya hari n'izo bita stable coin, ni n'amafaranga noneho yo adahindagurika cyane. Muzayumva nk'ama USDT, USDC, ni amafaranga adahindagurika ku buryo ushobora kuya exchange ngamo ukaba wajya mu gihugu runaka kandi wa exchange mo ukaba ukifite. Rero kugira ngo tubike cryptocurrency hari ibyo bita ama wallet, ni kofi. Ngo kugira ngo ubifite iryo faranga koranabuhanga no kugomba kugira ibyo bita wallet. Wallet rero ni ikofi irimo ibice bibiri. Muri cryptocurrency tugiramo ibice bibiri by'ikofi, hari izo twita public wallet ndetse na private wallet. Iyo tuvuze public wallet ni ikofi aho uba ubitse cryptocurrency zawe nka Bitcoin cyangwa USDT, ariko izo cryptocurrency ubitse ukaba wazoherereza umuntu nawe akazakira. Ariko iyo bigeze kuri private wallet usanga ari ikofi yawe bwite. Akenshi usanga nyine igizwe n'ibyo bita passphrase, ni wango na amagambo agera kuri 12. hari nubwo abarenga aya magambo uba wirinda, ugomba kwirinda ko rero wayahereza umuntu kuyo yamuhereje umuhaye ikofi yawe. Ikindi kintu navuga kuri system ya blockchain,
blockchain rero ifite amakripto menshi nkuko nagiye mbibabwira, igira rero izo twita ama altcoins. Nubango iyo tuza altcoin mu magambo arambuye bavuga ko ari alternative coins. Nubango izi coins usanga zishingiye ku yandi ma exchange cyangwa yandi ma network. Nk'urugero network ya Ethereum, iyo tuze Ethereum ni coin iri native, ni coin yishingiyeho ubwayo, yakozwe nyine ariyo ubwayo. Then iyo rero imaze kuba coin iri native ikenera ibyo twita alternative coins. Ugasanga coins runaka zindi wenda nka za Shiba, nka za Doge coin zishingiye kuri network ya Ethereum. Bivuze ko altcoins ziba zishingiye kuri network runaka yindi coin iri native. Nk'urugero Bitcoin iri native kuko yishingiyeho ubwayo. Nk'urugero hari n'izindi bita meme coins. Izi rero meme coins nazo ni coin zije vuba, ariko nazo ni coin uzasanga mu ruganda rwa cryptocurrency. Ikintu navuga kuri cryptocurrency ucyo ugomba kumenya cyiza ni amafaranga ari decentralized. Ni ngo leta ntabwo iyakontorora, ntabwo leta ivuga ngo uyu muntu ngabitse amafaranga ngana gutya aho ya nta nubwo ibize aho bijya naho biva. Icyo ikora gusa nuko ibize ati wenda hari exchange runaka, ariko ntabwo ibize ngo umuntu ufite amafaranga kuri exchange abitse amafaranga ngana gute. Nkuko yibitse amafaranga muri banki baba baza amafaranga yawe ubitse muri banki, rero baba bakoresha icyo bita centralized, baba bemerewe kuba bamenya amafaranga ubitse. Ariko muri cryptocurrency nta muntu uba wemerewe kuvuga ati ubitse amafaranga aya n'aya. Iki nicyo kintu cya mbere cyiza cya cryptocurrency. Ikindi kintu cya kabiri cyiza cya cryptocurrency ni uko cryptocurrency ni store of value, ngo zigenda zizamura agaciro k'imyaka igenda iza. Gusa hari imbogamizi kuri cryptocurrency, iyo utazizi ushobora kwibeshya. Nababwiye ko hari ibyo bita native coin, ariko izo native coin zigira icyo twakwita nk'ama network yazo zishingiyeho. Ariko nka alternative coin usanga iyo ugiye kohereza umuntu bagusaba address, bakavuga ati ni USDT ariko ishingiye kuri network ya Tron. Ubwo uramutse ugiye ugakopia address wenda nko kuri Binance cyangwa iyindi exchange, ugakopia USDT ariko ishingiye nko kuri BNB, urumva umuntu yakubwiye ati urohereza amafaranga ashingiye kuri Tron, none waragiye kopia address ishingiye kuri BNB direct, ayo mafaranga ushobora kwita uyahomba. Izo ni imbogamizi zishobora kubaho, nuko hashobora kubaho icyo twakwita nka volatility, niko ngo nayibabwiye, cyangwa se akaba speculation muri economy. Ubwo rero ubutaha tuzigenda tuganira ku bijyanye na cryptocurrency, tuganira ku bijyanye